Kandi rw'ababyeyi be baramukunda. Nahoze nkubwira ko buriya Yakobo ajya gutwara umugabane wa Esawu nukuba hafi ya nyina nukuba hafa. Ntajye kure. Afata umutima wa nyina abura ikintu amugororera amwibira mu murage wande wa mukuru we. Iyo tubaye hafi y'Imana tubona imirage. Niba Imana iratunyagira. Iminyago iraboneka. Iminyago iraza urukundo rw'umuntu niba rushobora kugeza kure. Urukundo rw'Imana rwakugeza abantu bashikiye. Ako kantu uvuze karakomeye. Niba urukundo nkundanye na runaka rwangeza urukundo rw'Imana rwangeza hangana. Reba urukundo ukunda umugore wawe rwakwambitse impeta. None se niba umugore yaraguhaye isezerano ry'impeta y'izahabu impeta y'Imana isumba byose imeze. Ariko muzira ngo nigirare ikintu ndeba uyu munsi abantu dusa naho twasize Yesu ku ruhande twikoreye imitwaro tudashaka gutura hasi. Impamvu mbikubwira ni iyi, uyu munsi usanga abantu benshi turi kuri social media, turimo abantu baradukurikiye ariko ntituvuga Yesu cyane, ntitunavuga iyo Mana twamenye cyane, ahubwo dusa n'abagaragaza imirimo ya Satani cyane. Noneho kandi abantu nabo bari kuri social media mvuge ko hari intege nke zabafashe, abantu barashaka kumva ibintu bisa n'ibintu nyine bitangaje kandi bitari byiza. Buriya iyo ushaka kubaho ubuzima bwiza ufungura amatwi yumva inkuru z'ibyiza bikubaka kuruta gufungura amatwi yumva inkuru mbi zibigusenya umutima. Iyo umuntu ashaka kubaho ubuzima bunezeza Imana kugira ngo ahora asabana nayo, witoza kuba mu byanditswe byera no guhora wingingira mu byanditswe byera kugira ngo urusheho gusa n'ibyanditswe byera. Ariko nugomeza wumva amakuru ya hariya no hirya no hino ari utoragura, amaherezo uzasa nawe. Tushobora gusa ntuburi kure y'ibyo wumva. Akenshi umuntu n'ibyo yumva, umuntu n'ibyo yirirwamo, umuntu n'ibyo abamo, ibyo nibyo bigize umuntu. Tudasetinga amakuru ya Yesu muri twe, tukirirwa dutoragura ndatagifite umumaro, amaherezo tuzasa n'ayandi twakira. Uwiteka ahabwa icyubahiro cyane. Ikindi nanone tuzanabihindura. Yesu Kristo yavuze ko tugenda tuvuga ubutumwa bwiza. Iyo rero tubyise amakuru tuba tubaye abanyamakuru, kandi abanyamakuru muzi akazi kabo. Ubutumwa bwiza rero turaza kubigaruka tujye tuvuga ubutumwa bwiza. Mama ahabwa icyubahiro kuko amakuru aravangavanga urana confused rimwe na rimwe, hari igihe bigucanga. Mama ahabwa icyubahiro. Ariko nashaka kuvuga iki, ibi bintu byo turimo kubona kuri social media, Imana ngo ihagarara mu itangiriro ikareba iherezo. Imana yari ibizi ko igihe kizagera insengero zigafungwa, tugatangira kubwiriza no kuvuga ijambo ry'Imana no gusengera abantu dukoresheje uburyo bwa media. Ariko muri iyo gahunda y'Imana hari n'abantu banze bakavuga ngo social media ngo ntabwo ari byo, ngo ni ibintu byo kwiyerekana byo kugira gute, ariko ubutumwa bwiza ntibwihishira. Niba butwikiriye abarimbuka niko Paulo yavuze. Mwama ahabwa icyubahiro. Rero niba ufite uburyo bwo kubwiriza abantu bikagera kure, bikore Satani yikuriganya ngo ni ukwiyerekana. Ndashaka kandi gakomeye n'uyu mwanya ubuhara abakristo banyanze, reka mvuge nge nkanjye umushumba ngo yafunguye business yo kuri YouTube. Donc baravuze, narabimenye, nageze aho ndabyumva, narasetse gusa ngo urumva ngo pasiteri wacu ngo ntakiri mu mwuka, ngo uziko ngo asigaye ngo aragiye kuri YouTube. YouTube ni nziza kuko ituma ubutumwa bugera aho utari kugera. Icya kabiri, dugira filime icaho yitwa Isezera, nujya aho uzayibona kuri Duhumurizanye TV, yigaragaza uko abantu imibanire yabubatse, uburyo abantu babanye nabi ariko bitari bikwiriye nk'abakristo kandi bose basenga. Ati ngaho abantu ntibashaka kureba ibibafitiye akamaro, nyamara bagira umwanya wo kureba seburikoko n'ibindi simvuze ko ari bibi, naho habamo message. Ariko natwe ibyo twabikoreye byose kugira ngo ubutumwa bwiza babone. None utangira ikintu ucyuse umenye ari mwiki niriye somo nkuyemo. Inshuro nyinshi rero abantu baranga kujya kureba YouTube, bamwe ariko si bose, ngo byahindutse business. Uwiteka yabazwe cyane. Ariko tuze gukomeza no kwibutsa Imana, business nta nubwo ari mbi. Niba ari business ikugizeho izihe ngaruka?
iya ingaruka ikugizeho. bizinesi mbi nikugizeho ingaruka mbi ikaguteza ibihombo. ariko niba tuvuze ijambo ry'Imana umuntu agatega amatwi ubuzima bugahembuka. Pastor, ikindi tugomba kumenya nuko ubutumwa bwiza ubushoramo amafaranga yawe, ukabushoramo imbaraga zawe, ariko Imana ikazakora compensation mu kintu kimwe. Hari abantu bavuga ngo reka nkore ibi mbone views. Imana ntago yitaye kuri views turimo kubona, yitaye ku mutima, ku bugingo bwasubiranye, ku buzima bukize, umuntu arakize, umuntu arahindutse, umuntu arihanganye, umuntu asubiye mu rugo rwe, umuntu akiza indwara, umuntu akiza ibyaha, umuntu ababariye mugenzi we. Ibyo ni by'Imana yitayeho. Nituma abo bantu iyo bamaze kuboneka, Imana igira ikintu ikora kirenze views wabona kuri YouTube Pastor. Mwamahabwa icyubahiro cye. Rero iyo tuvuga ngo abibutse Uwiteka ntimugahweme ku manywa na nijoro, hakagira umumama uzamuka gusenga, hakagira umukobwa uzamuka, hakagira umusore usubira mu bihe bye byo gusenga, icyo ni Imana yitayeho kuruta views nabonye 1000 ku munsi. Hoya hari nizikurikiranwa mbona mu by'ukuri rimwe na rimwe wazikurikirana ni na nyinshi zabaye nyinshi, ariko kareba ese ko ubutumwa bwiza burimo n'ubu. Kwibutse ko ubutumwa bwiza ni ubutumwa bukiza, buhindura, bubwira umuntu ngo iki si cyo, iki ni cyo, iyi nzira niyo, iyi si yo. Ariko ugasanga abantu bameze nkaho bashaka kugira ngo bashake utuntu dusetsa abantu, ariko tutabahindura, utuntu turi buze gutuma abantu ngo badushikira ari benshi badukurikirane. Rimwe umuntu akaba yanavuga amagambo. Hari umuntu nzindutse umwe numva avuga ijambo ngo Imana ije ngo ku isi ngo ninjye yasanga ari njye mukiranutse igenge. Ariko urumva iryo jambo buvuze, okay, sinzi impamvu biguteye kubivuga, ariko ntabwo Bibiliya ariko ibivuga, kuko biratubwira ngo nuhagaze yirinde kwikoma mu gatuza atagwa, kandi ucyambaye umwambaro w'urugamba ye kwirata nk'ugize ute nk'uwiyambaye atabarutse. Biratangaje gutinyuka umuntu guhagarara. Sinzi icyabagendereye, ariko ntekereza ko na views abazikeneyemo, kuko mbega icyo gishobora gutuma nutavugaga avuga kuvuga ko icyo kintu kitari cyo. Ariko we ntiyitaye ko bari buze kuvuga ko atari cyo, yitaye kubona comment zimutuka. Uzi ko hari n'abantu bavuga ibintu kugira ngo batukwe, ariko comment ijyeho. Yasahimbazwe cyane ibyo bintu. Tuzi ko abantu ari bo ba viewinga, ariko n'Imana ira viewinga. N'Imana ira viewinga. Izi views, ibi bintu turimo kuvuga kuri YouTube ngo tubone views, n'Imana igira gute? Irabikurikirana nayo ikabireba. Kandi ni ukuri itorero ry'Imana Yesu azaza. Kayirega reka kubwire. Burya kenshi hari igihe tumutegereje ku munsi w'imperuka, ariko burya imperuka y'umuntu, uzi imperuka y'umuntu ikonjya nyibona. Iyo upfuye imperuka yawe iba yageze. Kandi abantu bibagiwe ko tuzapfa. Reka nkubwire, ngewe sindeba ngo Yesu ko azagaruka ryari. Haravuga ngo navutse ba data bivuga, ngo banyogokuru bivuga, ngo basogokuru babivuga, ngo none dore ngo natwe ngo mugabanye kuvuga kazaza. Reka nkubwire, ngewe mu gakiza kanje mbora mvuga ngo nubwo atanaza ngomba gukizwa ntuzapfesha, kuko umunsi wawe n'uyu, uwejo ntuzaruwana. None rero ibyo utunganya ugomba kubitunganya none, mu mivugire, mu mikorere, mu migendere, mu miterere. Ugomba kuba wowe nk'ujya mu ijuru uyu munsi, apana nk'uzajya mu ijuru Yesu aje, kuko ntuzi umunsi azaziraho. Ariko urupfu rwo rwagutungura. Moto zirica abantu, impanuka ziraba, umuntu mugatandukana ngo arapfuye, abicanyi baruzuye, mujya mwumva abandi birirwa banigwa mu buryo budasobanutse. Menya ko uyu mwanya ibishyikira abandi nawe byagushyikira. Ese ubugingo bwawe bwa none buteguye bute? Ese urashaka gukiza ubw'abandi gute? Bituma uhora uvuga ngo Mana, nubwo nje imbere yawe nje kukwibutsa, nkwiriye no kukwibutsa nanjye ndi muzi, apana kukwibutsa ngo nkeneye views. Hari abantu tubivugireho muzira nkoni. Umuntu ataza kuzinduka mu gitondo ngo Mana, ngo urabizi ngo nkeneye views nyinshi, ngo na comment nyinshi kugira ngo channel yanjye izamuke. Nyine ubikeneye mu butumwa bwiza, ubikeneye mu yihe nzira? Kuko inzira ushobora abantu bashobora kubona. Ejo bundi nigishije umugisha. Hari umugisha mu bitekerezo navuze. Umugisha mu bitekerezo ubaho, ugatekereza, ukarara amajoro utekereza, ukaba wanatekereza nabi, ariko ukabona ibintu. Sinaguhanga urugero rwa bugufi. Gihaza
uribuka we na Elisha yahakanye ibya Namani. Gihazi mu bitekerezo aravuga ati ubwo databuja byanze reka nikurikirire Namani abimpegewe. Biriya ni ibitekerezo. Twavuga umugabo bita ngo ni Ananiya na Safira bagurishije isambu yabo ari yabo abe bayisangiye, barangije bararijoro bapanga uburyo bari buze kuyasaturamo kabiri. Uriya ni umugisha bari gushakaga ariko uvuye mu bitekerezo bihumanye. Bagiye ku birenge bya Petero barangije batanga igice bajyana ikinyoma. Petero arabwira ati se nkubaze Ananiya, isambu ikiri yawe ntiyari yawe, hari umuntu mwari mwisangiye, umaze no kwigurisha ibiguzi byose ntibyari ibyawe, kuki mu bitekerezo byawe ugambiriye kubeshya umwuka w'Imana? Si umuntu ubeshya umwuka w'Imana. Aka kanyuye ngo yikubita hasi reka arapfa baramuhana. Biriya ni ibintu abantu babamo. Twebwe dushaka byose gusa naho twerekeza ku Mana. No, reba ko ibintu uri gukora ari bizima, Imana ibyemera, ujye kwibutsa Imana ibintu bizima, ujye kuvugana n'Imana uri muzima, uhagarare nawe uvuga ngo Mana ndagukeneye, ariko niyo ntari nahinduka mpindura basi. Ukuri Imana ihindura, wemere intege nke zawe, wemere ubushake bw'Imana. Nuko numva ibyo bintu. Haleluya. Hari igihe hari abantu bavuga ngo buriya ngo Ananiya ngo Imana yaramurenganyije ngo imurenganya. Umva reka nkubwire, Imana iravuga ngo ni umukiranutsi, ni umucamanza utabera. Imana ntireba ingano y'ibyo wazanye. Oya. Ireba ubukiranutsi wabikoranye. Ireba ubunyangamugayo wabikoranye. Kandi Imana ishaka ko tuzi imbere yayo turi inyangamugayo, kandi tuzi kwiza ukuri kose ko mu mutima. Rero kuvuga ngo watanze miliyoni ngo bakwiye kubishingiraho bakagushimira, Imana ireba icyo washingiyeho utanga miliyoni. Ntabwo ireba bando wazanye kabisa. Umwami ahabwa icyubahiro. Ushobora kuzana miliyoni igashiririza 10 wari usigayeyo kubera ko iriho umugisha, ukazana 1000 kikazana miliyoni kubera ko wagitanganye umutima wo gukiranuka. Umwami ahabwa icyubahiro. Amen. Hari abantu bavuga ngo njyewe nguzi ko urasengero ngo natanzeho miliyoni zinizi ngo none pastor nta magaciro. Ariko uzi ko abantu barimbutse kandi batanga ibyabo, uzi ko abantu barimbutse kandi bavunika. Umuntu agakora ikintu kugira ngo amenyekane, amenywe, bamwumvire. Imirimo igasa n'aho yayikoreye abantu. Imirimo ayikorera, reka mbabwire, Imana ireba hiherereye. Paulo yabwiye abaheburayo ngo dutwikuriwe nk'abambaye ubusa. Mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Urakora cyane ariko urakorera ubusa, uragira ngo bakurebe. Ariko muzira ngo niwe uzi urwo rugamba njya ndureba mu matorero menshi ngo pasteri ngo namugiriye gutya, pasteri namugiriye gutya, runaka muzira ngo ninjye wamwambitse buriya myenda yambaye, buriya nigeze kumwishyurira amezi 5, buriya ninjye wamugaburiye, buriya kari karapfuye. Tiwumva ya mirimo yakoze ko asa n'ahari kuyicuza. Uriya muntu yakoreye kuri ze. Vuga ngo yarahushije. Se no guhusha kandi. Yarahushije. Kubera ko uwo yambitse yaramwambitse ntazanabimwambika kandi yamusengeye n'umugisha, yanashimye Imana ko yakoze ibyo bintu. Ariko impamvu yo kumwambika wowe warahushije kandi uranahomba, kubera bakabaye barakoresheje ibindi bintu kandi wa muntu akazambara. Kuko umugambi w'Imana wo kubaka urusengero no kwambika uriya muntu ntushobora gukomwa mu nkokora. Imana yanyuze izindi nzira aho kugira ngo ugire umuvumo wambike umuntu kandi utangire kwitopera. Ariko se ubaze uriya hari ibintu byiza uvuze. Uribuka bariya abantu bagiye kwa Doruka yapfuye bibutsa Imana. Arabyibuka baravuga ngo Mana niwe watudodeye aya makanzu, reba Mana uyu muntu dore aka gashati nambaye niwe. Bibutsa Imana imirimo ngo batuma kuri Petero, ahageze araceceka. Petero bararirimba imirimo arangije arabwira ngo nimumbabarire muceceke. Ngafata intumbi agenda mu cyumba cyawe nyine abandi arabaheza. Petero isengesho yakoze ryashingiye kuri iyo mirimo yavuga. Ariko Tabita ntaho batubwira ngo yigeze avuga ngo nambitse abantu nakoze. Reka nkubwire umuntu wakoze agashya muzira ngo uhwere utangare. Umuntu yaje mu rusengero si urwacu n'urw'inshuti yanjye, agura sentitize ayigura 1.5 miliyoni. Aragenda agura ziriya ngoma za drum ziriya bakomanga azigura 800,000. Izo ndizo ya 2,300,000. Aragenda agura ibiriya mabafure, aragenda agura bafure 800,000 niba hafi 900. Ziragenda ziziwe muri 3,300,000. Aragenda agura installation yose y'abaririmbyi
barangije bamugira umudiyakoni. Urabyumva? Amaze kuba umudiyakoni agira imyitwarire mibi, atangira kujya atereta abadiyakoni b'abagore, atereta aba protokoli. Pasiteri arabireba, umunsi umwe aramwicaza aramubwira ati ariko mukozi w'Imana, kuzi gukoresha ibyawe neza. Urabizi yari afite n'ikibazo, uwo muntu yari afite ikibazo cyo kuba atabyara, bari bamaze nk'imyaka nk'itatu badafite umwana. Pasiteri arajya imbere y'Imana akavuga ngo Mana, ibuka uyu muntu ibyo yadukoreye, ibuka uyu muntu ibyo yagize. Ariko undi nawe yibereye mu bindi. Mu gitondo kimwe Pasiteri Imana iramubwira ati ariko se uyu muntu wibukiriza uhora imbere yanjye umbwira, ujya umenya ibintu abamo? Pasiteri ati ntabwo mbizi neza. Umunsi umwe rero ajya ku karubanda, ko ari igihe umunsi umwe Imana igutwikurura. Pasiteri arabimenya, arahagarara, aramuhagarika, amuhagarika ari mu rusengero, avuga ati ubudiyakoni ndaguhagaritse, imirimo yose wari waragiyemo no kumuterankunga w'abaririmbyi ndaguhagaritse. Uzi ikintu yakoze? Yahise agenda acomora ingoma, acomora bafure, ahamagara imodoka ati muze muntware ibikoresho naguze. Abantu bafite uyu mutima iyo bahagaze imbere y'Imana batekereza iki? Wabiguriye pasiteri, wabiguriye yarabitwaye. Pasiteri avuga ati nimureka bitware, Imana izaduha ibintu. Arabipakira aragenda. Niba hariho umuntu ntekereza uba uriho umuvumo, uriya muntu aba ariho umuvumo ukomeye. Kandi hari abantu bameze batyo. Wa muntu wagiye kwamamaza ibyo yakoze mu rusengero bisa naho yakicurira akabisohora akabitwara. Niba yicurije ko yakwambitse umwambaro, yifuza ko burya yawukwambura bishobotse. Niba yarakwambitse agakweto keza, burya bavuga ati urukweto rwanjye namwambitse, burya ari bishoboka yarukwambura. Ndagira ngo tuvugire uyu mwanya, ngewe numva mu rwanjye ruhande, nawe ufite ukura bivugaho. Birakwiriye ko niba twibutse Imana n'imirimo myiza twakoze, tudakwiriye kwicuza abo twayikoreye. Nge niko mbyumva nk'umuntu. Uwiteka himbazwe cyane. Kwibutsa urukundo, hari umuntu wavuze statement aravuga ngo urukundo ntabwo rwibuka ibyo rwakoze, rwibuka ibyo rutarakora. Subira mwamuka. Urukundo aho ruri rwibuka ibyo igikorwa cy'urukundo umaze kugikora ntubyibuka, ahubwo wibuka ibindi bisigaye, undi mwenda w'ibyo utarakora. Kuko urukundo iyo rutanze nta cyuho gisigara, ahubwo iyo urukundo rutanze ruraruhuka. Iyo umuntu atanze ikintu araruhuka. Tinujuje icyo numva. Rero nta muntu waruhutse wakwifuza kongera kwikorera wa mutwaro yaruhutse. Wa muntu waruhutse ntago yakwongera kwemera imvune. Aba bantu hari igihe umuntu akora ikintu ari intumwa y'abadayimoni. Satani ashaka kumukurura ngo icyitwa urukundo azakibyaza undi musaruro. Umwami ahabwa icyubahiro cyawe. Unashobora kuza kwambika ari umugore, kenshi usanga abagore nabo bambika abagabo bakambika abagore. Erega burya reka nkubwire muzakora mugira umutima mwiza. Abadamu yewe reka nanabivugire kuri kamera, yewe abadamu nubwo tubita babi, ariko burya ntibagira imitima mibi. Ikibazo bagira ni kimwe, ni uguhinduka vuba. Donc iyo agize ikintu kimukoroga mu mutwe ntamenya kumanaginga ibyo bintu. Ariko abadamu muri beza, Imana ishimwe. Ngenda bivuze, hanyuma abandi bazashaka kubyita ibindi ntawababuza. Ariko muzira ngo nongere mbisubiremo, abadamu muri abana beza. Muri abana beza mwihamashi. Yesu ashimwe cyane. Narindi mvuga rero ngo ibi bintu dukora ukaza kubyibuka, gitekereza ikintu nagikoreye mu rukundo. Ubu se wajya imbere y'Imana ukaramya, ukanezerwa, ukavuga indimi, warangiza ukaza gutahwa ariko navuze indimi. Ibyo bintu wabyibuka? Ubundi ugiye kuvuga indimi, ugiye kuzisubiramo. Gutanga nabyo ni nk'ibyo ngibyo. Gutanga mu mwuka nuko bimera, ntubyibuka. Bimeze nko kubwiriza. Abashumba bacu baratubwirije, ari gihe ukavuga umushumba wavuze ijambo ndetse navuze iriyo, ugasanga ntaryibuka kuko ryamanutse ari umutwaro wo guha abandi bantu, bitari ikintu cyawe nicyo giguhamamo, icy'abandi ntabwo kiguhamamo. Uvuza akantu kubwira, uzi ko buriya none se uzisubiye iwacu ko naba umutwaro. Ariko muzirone umuvuze mbo urakoze. Imana ibiturinde mu izina rya Yesu. Icyo waba umutwaro, naba umutwaro. Kandi uko ni ukuri. Uzi ikintu uvuze, sinzigera mba umutwaro. Ntuzaba umutwaro. Icya kabiri, ngiye nyanyoberwa niyo umuntu asubiye iwabo nabo yasize ntibongera kumukunda nk'uko bamukundaga. Kubera iki? Bakira ubwoba. Uyu muntu agarutse ko adakwiye kuba ari hano.
uranabitinya. Umwami ahimbaza. Rero ibi bintu turimo kuvuga ngo nakoze ibi ntabwo ibikorwa ari iby'urukundo, ahubwo cunga urebe utabura warabaye irembo ryo kwinjirirwa n'umwami. Kandi ibi bintu ukora ukibuka ikitotomba ukicuza impamvu wabikoze, ni umuvumo urimo kuza mu rugo iwawe. Ahubwo niba ari nuko byagenze vuga uti Imana nari mfite gahunda imeze gutya na gutya, ariko mbabarira ibi bintu bigiye kumindukira umuvumo, nareshutswe. Hari igitekerezo cyaje cy'uburiganya kiza muri njyewe kidashingiye ku mwuka wawe, ariko ndemera guhinduka. Aho kugira ngo ukore ibintu byinshi byiza abantu babona ko ari byiza kandi kibiri inyuma ari umuvumo. Umwami ahimbazwe cyane. Ni nako n'izi ntuza turimo gutangira zimeze za YouTube. Ese utangiye ntuza yivuga butumwa, ni ikihe kiri inyuma y'ibi bintu? Ni ugukorera Imana mu bundi buryo cyangwa mu buryo bw'amaronko? Niba ari uburyo bw'amaronko uzaronka, ariko ubugingo buhoraho ntuzabubona. Hari ikintu natekereje uvuze ngo abantu bazapfa. Muri iyi si umuntu aravuka ntamenye ibimubaho kandi areba akora afite ubwenge, ariko ujya utinya ahantu uzajya udashobora kugira amakuru nawe umenya yaho wavuye. Birakwiye ko umuntu akiranuka kuko ntibigira kote negatif gukiranuka, kugira ngo naho uzajya utazi bitazagira ingaruka. Niba umuntu agerageza afite ubwenge n'ibitekerezo, ukabona ibyo ukora n'ibirimo gucamo kuri iyi si, utekereza ahantu uzajya, utazasurwa ntutelefone, ntugishe inama, ukwiye gukora neza, ukwiye kwitwararika kugira ngo ibyo utekere utazi udafiteho amakuru bizakugendekere neza. N'agakiza n'ijuru ritabaho, mureke tugakorere kugira ngo ubu buzima niburangira tuzabeho neza. Ariko uvuze ikintu gikomeye muziramo. Buriya rimwe na rimwe hari abantu reka uravuze ngo nubwo agakiza katabaho twebwe bizatugendekere neza. Ngereka nkubwire, nasanze amahame y'Imana uburyo settings, uburyo akozemo, ateguyemo n'ijuru ritaba riri atuguye neza. Pawulo yaravuze ngo ibi nta mategeko abihana. Reka nkubwize ukuri, kuko gukiranukira Imana ukagendera ku mahame yayo, kabone naho ijuru ryaba ritari, na hano muri iyi si ugira amahoro, ugubwa neza. Ushobora kutagira n'ibifaranga byinshi, ushobora no kutagira amakonte y'amoko atandukanye, ngo ugire amayero, ugire amadolari, ugira ibi n'ibi, ariko uburyo ugendera mu mahame y'Imana bikaguhesha kubaho ntawe ufite icyo gupfa nawe, wibereye amahoro, ugenda uruhutse, uguwe neza, kabone naho ijuru ritaba rihari uzajyamo. Musibye ko rihari, mutwumve neza ati mutaza kuvuga ngo bararihakanye. Uzi ko bajya bikora ati bumvishe ko Pastor Edouard na Muzira ngo ni bahakanye ko ijuru ritariho, ririho. Ariko none wowe kuko utaribona, turavugana n'abarishidikanya. No erega njyewe sinjya rwanya n'abantu bavuga ko Imana batayizi batanayemera, sinjya mbarwanya. None se Muzira utari wambona, utaruzi waruzi ko ndi, ariko umaze kumbona wamenye nde Pastor Edouard Ndorimana uriho umushumba w'itorero Bethlehem, uramenya. Ariko mbere yuko umenya ntiwarunzi, mu gihe rero utarunzi kwirirwa bamvuga nta makosa ufite. N'uyu mwanya abantu batari bamenye Imana, navuga ngo kuba batari bayimenye ntabwo mbakondana, ariko nibihishurira bazayivuga kundusha. Ntibashakisha uburyo bwo kwiga. Rero bashobora no kubushaka ntibiyereke. Waruzi ko Imana itakwiyere tutayimenya. Muzira ngo impamvu twicara tugatanga amafaranga, tugatanga umwanya, tugatanga igihe cyacu, tukareka ibindi, nuko Imana yatwimenyesheje. Yita twimenyesha uyu munsi tuba turi mu ahantu handi hatari hano, cyangwa se tunavuga ibindi. Erega dufite byinshi byo kuvuga. Amakuru ya Tanzania ndayazi, amakuru ya Uganda ndayazi, ayi Burundi ndayazi, nayazana nkayarunda ubutumwa bwiza ngabwihora. N'abantu bangiriye nabi n'abafite utundi tuntu n'amakuru ya karitsiye najya nyazana nkayatereka, ariko nzanye Yesu kuko yanyishuri. Haleluya. Nzanye Yesu kuko yanyibwiye. Niwe dufite wo kuvuga, niwe dufite wo kubwiriza, niwe dufite wo kuririmba. Indirimbo dufite niwe, ibyiringiro niwe, aho tugeze niwe, intambwe zose niwe, ubuzima bwacu niwe. Muzira ngo ni urebye iby'Imana yagukoreye, utavuze Imana wavuga nta wundi muntu hari wo kuvuga. Abatayifite rero tibanayivuga. Abantu banagerwaho, umuntu akabagezweho ari umustar akavugwa agakundwa, ariko ejo agasimburwa. Rero Kristo udasimburwa, Kristo ubabarira ibyaha.
wuzuye imbabazi utarobanura ku butoni niwe wenyine dufite wo kuvuga. Twavutse dusanga bamuvuga, twemeye ibyo batubwiye kuri we dusanga nibyo, ndetse tubona biranarenze, tubibwiye abandi birabakorera. Ubu se kuki tutamuvuga? akomuzira ngo reka nkubwiye, urashaka umucokoza ngo nkubwire ibyo yakoreye? Nakubwiye ngo kuganira Yesu biraryoshye. Kankubwire, muri 94 mu kwezi kwa gatandatu naguye mu kiyaga mu metero 400 z'ubujyakuzimu, 400 ujya hasi mu mazi, bankuramo banshunduye kuko baroba amafi n'amasambaza barando. Kuva mu kwezi kwa gatandatu kugera mu kwa 12 kwa 94 nari muri koma, ndi kuri bomboni, ntazi iyo ntuye, ntazi yomba, amezi 6 namaze muri koma. Ngarutse mu mubiri ibintu byose ntangira kubyitiranya kuko ntabwo narizi. Mara umwaka wose ngendera mu igare, iminsi nagendeye ku ngoni no mu mbago kwa kuntu umuntu agenda afashe tiwayiba. Imana impinduye umuntu, reba uko nsa, nsigaye nanjye ndi umuntu. Ese aho ni mama wamvanyeyo? Ni mama wacu? Woya mama we yaranapfuye, twarahungukanye ahita apfa. Ese umuntu utarashoboye kuzamura ngo akubone ufite abana yagukorera iki? Icyo nkibagirwe ubwo mvuza agace kamwe.